Ndabasuhuza mwese mukomeje gukurikira Mr Jackson. Uyu munsi tugiye gukurikira inkuru iri gutambuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye izo ari zo zose, haba Facebook, TikTok, YouTube, Instagram n'andi makuru agiye atandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mukobwa witwa Emeline rwose yataye umutwe. Si no kuvuga ngo yataye umutwe, ahubwo yataye agaciro deni mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo uri kureba abakobwa rero, abakobwa mwitonde, nawe ndebera ibintu umukobwa ari kwikoza angana utya, umukobwa ari kwikoza ari umuntu mukuru ufite ikigero kingana utya. Muribuka ejo bundi aho yifatanyije na Debeni. Uyu mukobwa ndatekereza yuko kariho yatangiye kumenyekana. Emeline, reba wenda ibintu ari kwikozaho n'aba bakobwa, n'aba bakobwa rwose. Umukobwa agafata icupa akarishyira mu kibuno koko. Nawe urebe indangagaciro z'abakobwa bo mu Rwanda kubera iki? Ejo bundi murabyibuka yuko ko nyakubahwa perezida Kagame yamuvuzeho. Aba bakobwa bari kwiyambika ubusa rwose. Mutangiye guta umuco w'abanyarwanda. Kuki mutatira hanze y'ibindi mukagenda mukiyambika ubusa, mukagenda mukiyambika ibintu bidafite? Abakobwa muri guta agaciro kugira ngo abakobwa barenze batatu bifate barye kuri kamera, bikamereye hejuru y'ibintu bidafite agaciro. Nawe ndebe umukobwa wameze amabere, umukobwa umeze neza, umukobwa nawe ndebe nk'uko mubona. Uyu mukobwa rero ni umukobwa yakoze amabara, yakoze ibintu bitandukanye. Ubu aka kanya ndakeka ko ari mu bugenzacyaha, yakoze amakosa. Umuntu ufite imyaka ingana kuriya ntabwo ari we wakagiye kuri kamera yanyuze akikoza biriya bintu. Izi mbuga rwose bari kuzishyiraho ibintu by'ubukozasoni, cyane cyane ari n'abanyarwanda. Noneho abanyarwanda, indangagaciro abantu b'abakobwa muri kugenda muzita. Indangagaciro yacu niyo kwiyubaha, niyo kwambara neza, niyo kudata umuco, niyo kudatatira umuco twari dufite. Ariko deni abakobwa bari kuza nabi. Memerine kugira ngo umukobwa afate icupa aryishyire mu kibuno, bajye imbere ya kamera bambaye ubusa, nta kibazo bafite. Aba bakobwa rero sinzi ukuntu twabivuga, sinzi ukuntu nabikora, sinzi n'ukuntu twabisobanura uburyo umukobwa afata icupa akagishyira mu kibuno. Ariko se nk'ubwo yagira umwaku mu by'ukuri, kuko namwe mudukurikiye mutere komete muvuga ati uyu muntu iyo agira ikibazo iryo cupa rikagenda rigasadukira mu kibuno, byari kugenda bite? Iyo risatura igufwa ry'imbere ntihari gutera abantu ibibazo? Ntawe ndebera kugira ngo afate icupa ariseke mu kibuno, kandi na bagenzi be nta kintu byari bibabwiye. Emeline rwose sinzi ibintu navuga. Watatiye umuco, uragenda urya mu mico, mu mico tutazi. Ufata icupa urishyira mu kibuno, ubwo si ubona irindi? Noneho ko nuko ahubwo hafi hari rimwe, ubwo iyo ubona irindi wari kurishyira. Sinzi uburyo twabivuga rero. Abakobwa muhindura imico, muhindura ibico. Ahubwo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda niwe wavuze ati abakobwa muri kwambara ubusa, kandi kuba mwambaye ubusa no mu mutwe mwambaye ubusa. Yabivuze neza cyane. Umutwe mwambaye ubusa, nta kintu muri kwereka abana b'abanyarwanda.
ese ni iki muri kubigisha? Muri kubigisha gushyira amacupa mu kibuno se? So ikiganiro cyacu rero kirangiye hano, then tuzaba tugenda dukurikira amafilime atandukanye. Ejo tugiye gusura filime, muzayikurikire. Ndabashishikariza mwese gukanda subscribe, like and comment, ubundi tukajyana mukanasharinga ibikorwa byacu, tukagenda tubagezeho ibintu bigiye bitandukanye. Tugiye kuzabazanira udushya tugiye dutandukanye. Hasta la vista, murakoze.